Hello, bonjour à tous. Mwaramutse mute bavandimwe banjye. Nongeye kubasuhuza rero mbaha nikaze kuri Adolphe Tech nk'ibisanzwe. Ni karibu rero. Uyu munsi rero dutangiye igice cyacu cya kane cya convertible nkuko nari nabibabwiye. Abo twerekana muri video ya sije y'ejo iyo twe twashyizeho twerekanaga uburyo twafashe twahuje cyangwa se twasambuye convertible yacu ariko mu buryo ishushanyije cyangwa se mu buryo bwa teori. Uyu munsi rero tugiye kwiga kuri pratique yacu. Tugiye gutangira rero duhereye ku bikoresho cyangwa se kuri spare part tugiye gukoresha. Turaza rero kuri uru ruhande ahangaha mufite kaga karita n'ubundi ejo twari twasoje gukora kamwe twari twasoje kumonta mbere. Mufite transformer yacu. Iyi transformer niyo step upinga umuriro wacu kugira ngo ize gusohora 220. Mfite hano mfite heatsink zanjye zikoze muri aluminium, murazibona. Ibi bimeze nk'ibyuma ariko izi heatsink nizo guhoza transistor. Izi ni heatsink. Hanyuma tukagira transistor ebyiri, ni MOSFET zacu ni ERF. Ubundi rero navuze ko umuntu yakoresha ERF 64 ariko iyi ni ERF 239. Zose nazo aba ari MOSFET, ziba zikora kimwe, ahubwo ikintu zitandukaniyeho ni imbaraga cyangwa se ubushobozi. Ariko nizo nahisemo gukoresha kuko arizo nabashije kubona. Aha rero mfite switch yanjye niyo kumfasha kuza kwatsa no kuzimya. Hanyuma nkagira ubu ni ubwo guhurizamo insinga, wenda mu kinyarwanda kiramo insinga kugira ngo nze gufunga bibe bifashe kugira ngo nze kubona uko testinga. Hanyuma igikurikiyeho mfite bateri ya 12, uretse ko wenda ifite ampere nkeya na ampere 7 na akabateri dutoya, ariko voltage niyo mba nkeneye kugira ngo nestinge. Iyo ni bateri yanjye. Nkagira aka gatara, ni bwa butara bwa kera bw'ubucuma gafite resistance nini. Impamvu banateguye akangaka nuko iyo nkoze convertible ngashyiraho ubwoko bw'iri tara biramfasha kuko mpita mbona ya convertible yanjye imbaraga ifite. Niba ibasha kwatsa iri tara ari wati 100, ni ukuvuga ko ya matara yacu y'amaredi y'ubu ngubu usanga itara rifite wate irikabije, usanga rifite 30. Urumva ko nshobora gushyiraho amatara ya wate 30, nshobora gushyira 4 cyangwa 5 bitewe na wate afite. Ariko nkabona bwa wate 9 bumwe bungana gutya ko convertible yo yabwatsa ari bwinshi cyane. No kuvuga ko rero iri tara naryo ndi buri kenere kugira ngo testing ndebe ko umuriro wanjye uri gusohoka neza. No kuvuga ko rero igikurikiyeho hano mfite umugozi, iyi power cable rero ndi buyikoreshe mu gihe ndaba ndi gucomeka iyi transfer kugira ngo ndebe ko uruhande isohoramo umuriro wa 12 kugira ngo nze kubona uko bihuza. Hanyuma ikindi mfite charger ya telefone. Iyi charger ikintu iri bumfashe niyo kuza kumfasha nayo gutestinga, turebe ko umuriro wacu koko turi gukora ushobora gucaginga na telefone cyangwa ukaba wakoresha n'indi appareil. Ikindi rero ni insinga mfite. Ubwo ndi kubereka ibikoresho byose mfite kugira ngo akazi ngiye gukora kaze kugenda neza. Hano mfite urutsinga rukoze muri cuivre, muri copper. Uru rusinga rero nirwo ndi bukoreshe kuri za transistor zanjye ndi kuzihuza kugira ngo niba nkoreshejeho izi singa
zitaza gushyuha izora ikava. Ejo nari nabibabwiye muri video y'abandi. Ururero rwa kopa ruba rukomeye, rurashyuha kandi rukakomeza rugafata ruhite rurekura. Ubwo rero ibikoresho dufite ni ibi. Tugiye kubaka rero konvertiseri yacu nkuko nari nabibasezeranyije ejo kuko uyu munsi turakora finale yayo ndetse turangize konvertiseri yacu dutangire n'ibindi. Nari nababwiye ko rero tuzajya twiga ikintu de A à Z hanyuma tukagisoza ku buryo umuntu akubajije ngo nubwo tuba twigiye online cyangwa se ugafata tutorial za video ukareba, ariko byibura ku buryo umuntu aguhaye carte cyangwa atanze nka interrogation ariko tubivuga cyangwa se agakwiz ku buryo ushobora guhita ugatsinda ukaba uvuga ko nize neza ibi bintu nabyize. Ega n'ubundi abo bantu biga online ntacyo baturusha, ni ukubiga n'ubundi kandi ugasanga umuntu abonye degree yiwe. Ubwo rero ibintu ndabihereza uruhande rumwe hanyuma twitegure gutangira. Ariko mbere yuko dutangira, hano ya karita yacu hari wenda icyo ntari nababwiyeho kuri aka karita ka oscillation. Ukimara gukora iyi karita ya oscillation urayipima kugira ngo urebe ko ari nzima, kugira ngo niba ugiye kuyikoresha uba uri siriko ya karita yawe ya oscillation ari nzima, kuko iramutse ibaye atari nzima ntabwo konvertiseri yacu ibe iri bukore neza. Ugiye kumbaza rero uyipima gute? Reka tubirebe, kandi mbibutsa ko utarakora subscribe ndetse na like na share ni ingenzi mubikore kugira ngo video zacu dukora uko dukoze video zijye zibasha kubageraho kandi tube hamwe nk'umuryango twese. Rero ngiye gupima aka gakarita kanjye rero ndagapima ndifashisha bateri, nzane na multimeter appareil. No kuvuga ko ngiye gupima aka gakarita kanjye turebe ko aka gakarita kanjye akora neza. No kuvuga ko rero aka gakarita kanjye naberetse ko ejo twari dufite urutsinga rwa positif ariko ruca kuri ya diode hano rwinjiza umuriro rugaca muri ya resistance ya sound rugakomeza rukaza kuri ano maguru atatu abanziriza akaguru ka nyuma gahera bikaza bigahura n'aka kaguru ka mbere, iyo akaba ari positif. Negatif rero twari twasanze ko ari kano kaguru ka nyuma hano kakaza kagahura n'andi maguru atatu ya nyuma yo ku ruhande rwo hejuru, iyi nayo ikaba negatif. No kuvuga ko rero mfashe aya matsinga hano mfite positif nkagira na negatif n'amakamba yabyo cyangwa se izi singa zirabyerekana. Urabona ko uru ni umutuku, uru narugize umutuku kugira ngo bitazazana confusion. Iyi ni negatif, ndugira umukara. Ndafata rero fera sude yanjye ndasudiraho hano, ndafatishaho, ariko ushatse wanahambira, ariko nuko ntakeneye ko biza kuntera stress biri kuvaho bigomeza bigenda byikuraho bisubiraho nsudireho. Ubu no kuvuga ko ya oscillation yanjye ndayisupplyinga. Rero no kuvuga ko iyo maze kuyisupplyinga ya oscillation yanjye nakoze, kuko urumva nayikoze ariko sindi sire ko iri gukora neza. No kuvuga ko iyo maze kuyisupplyinga umuriro hari uburyo nshobora kwituma, mfata appareil nkayishyira muri DC, kuko n'ubundi tugiye gukoresha DC. Iyo maze kuyishyira muri DC, yo appareil yanjye maze kuyishyira muri DC, mita pima kuri aya masinga abiri. Aya nari nababwiye ko aya masinga ajya kuri transistor kaguru ka mbere kabanza k'ibumoso. No kuvuga ko rero aka gasinga kanjye ngapimyeho, nkaza nkapima wenda kugira ngo tuze kugendana neza kuri appareil. Ngomba kubona byibura hagati ya volte 5 na volte 6 kano kantu kari gusohora. Ubwo rero ndapima urebe koko niba volte 5 cyangwa 6 zirimo. Appareil yarizimyeho gato, noneho ndashyiraho cordo kuri urutsinga rwanjye rumwe mfashe,
hanyuma nze nshyire kuri positive ndebe ko harimo za volte zanjye. urabona ko harimo volte esheshatu, ni ukuvuga ko hano ibigomba gusohora volte esheshatu na hariya kandi naho ikaza gusohora volte esheshatu. kuko iyo voltage zitangana hazamo inegalite muri ya converter. ni ukuvuga ko mfashe hano kuri positive mbona volte esheshatu, nazana hano kuri negative nkabona volte esheshatu. nkongera ngahindura nkafata undi mutwe w'urutsinga rusohoka kuri ya resistance yanjye abiri, nkoza nkongera nkapima hano. urabona ko ni volte esheshatu, nagaruka hano nkahabona naho volte esheshatu. ni ukuvuga ko rero ubu ngubu oscillation yanjye gutya iri gukora neza. ni ukuvuga ko ninza kuyishyira kuri transistor na transfo ikoze neza, birahita biza kumpa umusaruro mwiza. ni ukuvuga ko rero ubu turangije gupima oscillation yacu, tubonye ko ari sawa. rero twagiye rero reka tujye noneho kuri converter nyirizina. ni ukuvuga ko wenda reka duhere kuri iyi heatsink yacu n'amatransistor yacu. izi transistor rero impamvu bazifunga kuri iyi heatsink ni ukugira ngo iyi heatsink ize kuzihoza neza, kuko nimunayifata wenda muze gufata ikintu gikoze muri aluminium mwumve wenda mu ntoki ushobora kutacyumva neza, ariko uze kugifata umere nk'ukikoza ku mubiri cyangwa se nko kwitama, urahita wumva harimo akantu k'akanyengera gakonje koko. bivuze rero ngo washyizeho ikintu uba uri burefurades. impamvu rero hano wenda njya gukoresha utu tubiri mutambaje mutise ko hariho imyenge ibiri, wahise ubifunga hamwe ko zanahajya hamwe, ariko impamvu ntari buzifunge hamwe ni uko iyi imwe iba igiye kuba ingabo, indi ikaba ingore. ndamutse nzifunze rero kuri refroidiseri imwe gutya, hahita naba nkoze court-circuit, naba nzihuje. kandi ubwo maze kuzihuza hano hasi naba nteye court-circuit, nta izora rero mfite. niyo mpamvu ngiye gukoresha utu tuntu dutandukanye. ubu ntago tugomba gufatana gutya kuko hahita habamo court-circuit. rero ndafata tournevis, hanyuma ngiye gufungamo amavis yanjye vis kugira ngo za transistor ziryame neza kuri rya bati ryacu. ubu rero ndi gufunga, urabona ko kezemo vis, ndafunze rwose. urafunga ukayifatisha neza bigahwana. hanyuma n'iyi ya kabiri nayo ndayifata mfunge. ngiye kuzifunga kuri ya heatsink yacu cyangwa se kuri ya aluminium izihoza. ubu rero ndi gufunga, kandi ugomba kureba ko uyifunze neza ikomeye. ubu rero maze kuzifungaho, twibukiranye rero ko aka kaguru ka nyuma k'iburyo, aka basobanuriye ejo, n'aka kaguru kandi k'iburyo, aya maguru yanjye araba negatifu. narabisobanuye ahari, ndakeka ko mubyibuka. ni ukuvuga ko aka kaguru kanjye k'iburyo, aka n'aka biraba negatifu. ni ukuvuga ko aya maguru yanjye araba negatifu. ni ukuvuga ko rero ngiye gusudiraho ya singa yanjye ya kopa kugira ngo nzifatishe neza zitaza kuvaho. ni ukuvuga ko ndasudiraho hano, iyi ni negatifu, hanyuma nyizane. uru rusinga rero kubera bari kopa cyangwa se ari cuivre, ruba ruriho verne. ndashaka akantu ko kuruharura, dushaka akantu kari sharp, turuharure. urusinga ndaruharura kugira ngo nkureho ya izora iriho. iyi izora iriho ntiyatuma sudire cyangwa se ete
bifata. Ubu kuruharura iveho ete. Urabona ko maze kuruharura, noneho kugira ngo nasiriko ruba runafashe ndamera nk'urukubyemo kabiri, hanyuma nshyireho ete cyangwa se sudide uko mubyita. Urabona ko rwafashe rwose. Okay, maze gushyiraho ete, noneho hano rwamanutse, kamanutse kamera nk'aho kigiye hasi, ndakigiza ahagana hejuru kuko byaza gutuma kandiranja kakamera nk'aho gakoze ku yandi maguru. Ndagafikisiza hano, kaba gashyushye rwose, ugasudira urashya ukabyumva. Ni ukuvuga ko ubu maze guhuza kakaguru kanjye k'iburyo n'aka k'iburyo. Aha iyi ni negatifu, ya negatifu yacu rero ndazana kata ikate, hanyuma ndahita nzanaho negatifu yanjye yo kuri ivuye hano kuri ya karita yanjye, kaga karita kanjye ka osiyasiyo. Ndazana negatifu yanjye nyishyireho, nyifikiseho. Uvuga ko ngiye gufikisaho negatifu kuri ka kaguru kanjye k'iburyo, ya maguru yanjye abiri. None akaguru ka konvertiseri mutaza ko ntago ari akaguru kanjye. Okay, ndashyiraho ete bifate kugira ngo mbe ndi siriko ibintu byanjye bisudiriye neza. Voilà. Iyo umaze gusudira rero ugira ngo utarekura bigahita bitakara, urahuha ugahuhaho bikuma vuba. Noneho niyo mpamvu wenda mumvishe mpuha kugira ngo byumuke vuba vuba. Aha ngaha rero ikindi nkurikijeho, ubwo ngiye gukurikizaho ya maguru yanjye ya osiyasiyo aturuka kuri za resistance ebyiri. Ubwo ni ukuvuga ndi kuri ka gakarita. Twibukiranye ko nababwiye ko aka kaguru kanjye ka osiyasiyo, kaka ka osiyasiyo kamwe kaza kuri aka kaguru k'iburyo ka taransisita, hanyuma aka kaguru kandi nako kaza ku kandi kaguru k'iburyo ka taransisita yanjye. Akaguru kanjye k'iburyo reka naka nanone nako ngashyizeho ka kaguru k'iburyo. Ubwo ni ukuvuga ko nsigaranye aya maguru yanjye yo hagati, aya abiri, ndetse nkagira na positifu yanjye ntari nabona aho gushyira. Ni ukuvuga ko rero ubu osiyasiyo yanjye wenda turebye gutya kugira ngo bize kuba bisobanutse, nabanje guhuza ya maguru yanjye muri ka kaguru kanjye, muri ya maguru y'iburyo ya taransisita agomba kuba negatifu. Sinzi niba bigaragara, agomba kuba negatifu. Negatifu ndayizana nyihuza n'aya maguru. Hanyuma aya ni ya nsinga zanjye ebyiri zisohoka muri za resistance kuri ya osiyasiyo yanjye nakoze za 1 kilo ohm, nazanye ziza ku kaguru ka mbere k'iburyo ka buri taransistor. Ni ukuvuga ko ndamutse nakeneye gukoresha taransistor nyinshi, hano nawe mfite wenda taransistor enye cyangwa eshatu, uru ruhande rumwe rwaha rugira seri n'uru nkarugira seri, hanyuma nkazana bwo kubikora gutya. Ubwo rero igikurikiyeho reka turebe kuri ya transfer yacu. Niho nkurikije transfer yanjye rero ndabanza nyipime ndebe ahantu hasohora umuriro ufite nka volte 12 cyangwa se zenda kwegera uko, kuko niba ndushijeho kuzamuka mfata volte ziri hejuru ya 12, konvertiseri yanjye
ndacomeka rero power cable yanjye. Ubu ni ukuvuga ko ya transfer yanjye igomba kuba ari nzira ikora neza. Ni ukuvuga ko aha ubu ngiye kuyisapurayinga, ngiye kuyiha umuriro, hanyuma ndebe irasohora volte zingahe. Nayicometse, reka noneho turebe aho isohorera umuriro, ndebe umuriro uri buhasohoke. Aha byakoranyeho, sorry. Ubu rero tugiye kureba iri gusohora. Hano mutagira ubwoba, nta muriro wagufata kuko ni output, nta muriro uba uhasohoka. Aho urabona ko ni 13 ufatiye kuri prise mediane, naha 13. Ubu ngiye ndi gushaka ahegera 12. Sorry, ubwo ngiye gupima, ndi gushaka ahantu hari gusohore umuriro wanjye wa volte 12. Ndapima naha ndebe aho hari gusohora. Uruhande rumwe hano rurasohora 24. Aha rero ni double, ntabwo nahakoresha kuko hari gusohora umuriro mwinshi, kuko urabona ko hari gusohora volte hejuru ya 24, hano ni 25. Ni ukuvuga ko ya transfer yacu hano ifitemo 13, hanyuma hano ikagiramo 24, hanyuma ahangaha naho ifitemo 11, ariko ni wa muriro udafite prise mediane. Aho gukoresha rero ndaza mfite nikoreshereza uyu nguyu. Ubu rero izi nsinga zanjye, izi urabona ko harimo umuriro. Izi nsinga nizo ngiye gukoresha, kuko hano hari 13 ntacyo nta kintu yangizeho cyane, niyo ngiye gukoresha. Ndacomora rero ko narindi kuyipima, nicyo nari nazaniye iyi power cable yanjye kugira ngo nze kuyifashisha mu gihe ndaba ndi gupima ya konvertiseri yacu. Izi nsinga rero, izi ntabwo nzikeneye zose, kuko izi impamvu ntazikeneye, harimo iziri gusohora umuriro mwinshi n'iziri gusohora umuriro muke. Ariko bidasobanuye ko wenda ndi bubibereke nimara kuyishyira kuri konvertiseri maze kuyarimanta. Ahangaha wenda aha leta mbereka umuriro uri guhasohoka. Rero wenda reka turebeye kuri ya shema yacu y'ejo, wenda hari nubwo biri busobanuke neza, kuko wenda hari abantu tutari turi kumwe ejo turi gushushanya iyi shema, cyangwa se akabaje bisangira hano. Reka dukomere hano twarisorejeho, kuko hano aha yari ikoze ni handi twarebaga igice cya mbere, ariko tutarahuza igice cya kabiri. Aha rero niho twari turi, ahari wenda kuri za transistor zacu. Tubukiranye ko nuko nakoresheje ama ERF atari yandi ni 0.64 nari nashyize hano, ariko izi ni ntoya, imbaraga bari nkeya, ariko urabona ko kakaguru kanjye ka positive ngaka ntabwo ndagashyiraho, ko karaza kuri transfer kuri prise mediane. Hanyuma ya negative yanjye ngiyi hano ari iza igafata kuri battery kuri negative, ari nayo iza ikazamuka hano ikaza kuri transistor, ikaza igafata hano kuri minus yanjye, cyangwa se kuri ground kuri aka kaguru kanjye k'iburyo kuri izi transistor. Ni ukuvuga ko rero ubu ya oscillation yanjye ngiya hihereye ariyo yica muri izi resistance, ikaza ikamanuka hano igacaha ikaza kuri aka kaguru k'ibumoso ka transistor, hanyuma n'iyi nayo ikazamuka igaca muri aka kaguru k'ibumoso k'iyi transistor. Ubu rero ni tutubiri cyane aya maguru abiri uko ari abiri maze gushyiraho. Reka rero wenda dukomeze, kuko twamaze kubona ya transfer yacu, twamaze kubona insinga tugiye gukoresha. Mwibukiranye ko twavuze ko prise mediane
prise mediane yanjye ihita ijya he. Ubwo mwakagombye kuba muri kunsubiza. Prise mediane yanjye nari meze nkaho ndi class nari ngiye kubaza. Prise mediane yanjye ihita iza kuri positif ya oscillation s'il te plaît. Positif ya oscillation yanjye ihitiza igafata kuri prise mediane, kandi nabonye ko prise mediane y'uyu muriro wanjye wa 13 ni urutsinga rw'umukara. Uru rutsinga rw'umukara rero nirwo hagati y'uru ni ukuvuga ko uru ruri hagati na hagati. Ni ukuvuga ko rero ndahita mpa pointa, ndahita mbisudira, ndahita mfata positif yanjye rura rusinga rutukura, hanyuma ndushyire kuri prise mediane. Ni ukuvuga ko iyi nsinga yanjye kandi no gukoresha ferasude kuko yari imaze guhora, mbanze nzizirike ndasudira. Hanyuma iyi ni positif yanjye. Iyi positif yanjye rero igiye kuri prise mediane kuri transfo, niyo iyi ngiyi ariyo iza hano, iva kuri battery igaca muri switch ikaza hano kuri ya diode ariyo yiyi, kandi nayo ari nayo izunguruka ikaza hano kuri positif, izunguruka ikaza hano kuri prise mediane ya transfo yanjye. Ni ukuvuga ko ubu transfo maze kuyarimanta uruhande rumwe rwa positif. Ni ukuvuga ko nkurikijeho urundi ruhande go kuri transistor zanjye, aho ngiye gufata izi nsinga ebyiri zisohoka zindi nkazizana zikajya kuri aka kaguru ko hagati ka transfo ka transistor, kugira ngo ya transfo yanjye iri buze gukora umuriro ibone oscillation ize kose. Reka rero ho turahasudira kuko ntabwo ubona uko ubizirika. Reka turasudire, hanyuma tuzifatisheho. Zigomba kuba bifasheho bikaba bikomeye kugira ngo bitaza kuguteza accident. Ni ukuvuga ko iyo uri gukora ikintu kitaguteza accident ndetse bikaza no kuguteza, mu gifundi tubyita imbogo cyangwa ingaru, ugomba kubikora neza rero kugira ngo bitaguteza ingaru. Niba ari umukiriya ubihaye atabikugarurira, cyangwa se niba ari wowe uri kubikora ejo utagaruka muri ka kazi. Rero iyo uri gusudira ugomba gusudira ukamenya ko usudirishije sudire yashyushye, yayenze, kandi ifite umuriro mwinshi, nibwo ete yawe ifata. Ni ukuvuga ko ngewe positif namaze kuyibona, negative hano ndayifite. Ubu ikintu nsigaje gushyiraho insinga. Ndashyiraho hano urusinga rwo gusapurayinga bateri, urusinga ruva kuri bateri rusapurayinga oscillation na transfo yanjye. Ni ukuvuga ko rero hano nari naziteganyije nazo ebyiri. Reka kuri positif turakoresha ubururu, hanyuma kuri negative turakoresha umukara. Ni ukuvuga ko rero nkeneye ya switch noneho naberekaga, cyangwa se ejo nababwiraga, ya switch yanjye ijya hagati muri sirku yanjye nzajya ncaniraho. Ni ukuvuga ko rero ya switch yanjye ndayifata nayo, hanyuma mfate ete. Ubu ngiye gusudiraho switch rero ikintu ikora ni ukuvuga ko nzajya nyicanisha inyatsi. Twibukiranye ko switch wenda hari utuntu kera twajyaga tutubaho, ugasanga umuntu afashe switch wenda ari kwestara akumva ko switch iri gucemo phase na netre icyarimwe. Oya, icyo gihe uhita ukora kurusiri kuyucanye. Ni ukuvuga ko ahubwo switch yacu ni inzira imwe ikupa ikanakupura, niyo gukupa liaison iri hagati y'iyi battery ndetse n'iyi oscillation. No bitavuze ko ushobora kujya kwestara. Bose ibyo bintu narabikoze, byigeze bimbaho, ntabwo nababeshya. Nagiye kwestara interrupter cyangwa se switch yo mu nzu. Ngiye numvaga ko
buriya rero umuntu uzaba umufundi atangira kubagana kuva kera. Numvaga ko njyewe nashobora kubyesitara ntanabyize, nza kujya kwesitara switch mu rugo, hanyuma maze kwesitara switch ncanye biba kurusirikwi, byaraturitse rwose ndibuka sinababeshya. Ubu rero aha naho switch yanjye ibiri hagati ya positif na ibiri hagati ya positif na oscillation yanjye, ntago ahubwo ibiri hagati ya positif na negatif. Ubu rero ndareba nzimije nihe na aha ngaha. Ubu rero ngiye gusapurayinga ikintu bita oscillation na transfer yanjye. Urabona ko ndayipoinse hano. Impamvu rero nabikoze gutya ntashyize muri case cyangwa se mu gikesi, ni ukugira ngo nze kubereka konvertiseri ikoze gute utarajya kuyifunga, kuko iyo umaze kubifunga biba bifungiranye ukabona umuntu ntabwo abibona neza. Rero iyi ni ya positifu yanjye yagiye kuri prise mediane, hanyuma iyi ni ya positifu yanjye ivuye kuri bateri, ndayizana nyishyire kuri no positifu yanjye yahangaha kuri switch. Ubu ni ukuvuga ko konvertiseri yanjye positifu maze kuyisapurayinga positifu, hanyuma ngiye kuyisapurayinga na negatifu, cyangwa se ngiye kuyiha negatifu ivuye kuri bateri. Murabona ko rwose gukora konvertiseri yego birimo akanya, birimo n'utuntu tw'udukorosi twinshi, ariko ni ibintu byoroshye umuntu uwo ari we wese yakora afite ikibazo cy'umuriro, ari ahantu hatari umuriro. Umuriro wagenda agashyiraho backup yiwe, agahita avuga ati umuriro uragiye, uretse ko n'umuriro utagikunda kubura, cyangwa se ukaba utuye ahantu hatari umuriro, ukaba uvuga uti ahantu hatari umuriro ndi buhageze umuriro gute, abantu baracana bisabye iki, biri bugende bite. Rero ndi gusudiraho cyangwa se ndi gusapurayingaho negatifu yanjye namaze kuyishyiraho. Ni ukuvuga ko rero ubu ngubu kuri iki gice nari ndi gushyiraho iyi negatifu ivuye hano, ivuye aha izamutse igafata kuri bateri ngiyi, igafata no kuri oscillation, hanyuma igaca hano ngiyi ikamanuka ikaza igafata kuri aka kaguru k'iyi transistor aka ngaka, ariko twahuje na negatifu yacu. Aka ngaka akaguru k'iburyo n'aka k'iburyo, ariko twahuje ariho aha ngaha, ndetse n'aha twahuje na negatifu ariyo izunguruka ikaza aha ngaha. Ubu rero tugendeye kuri shema cyangwa se tugendeye ku byo ejo twari twabonye, tumaze gusapurayinga iyi ntuza yacu bateri. Ubwo tureta noneho dushyiraho utu tuntu two kudufasha kugira ngo tubone uko dufixa insinga cyangwa se utu dukoriye twacu. Turebe agaturunevise ko gukoresha kabonetse hano. Ndahita nshyiramo urutsinga rwanjye. Twibukiranye ko hano niho hasohokera D120 cyangwa se hasohokera 220. Ndashyiramo urutsinga ndetse nshyiremo n'urundi urutsinga rwacu. Noneho ngiye kudufunga, reka ndufunge, turakozaho, ntabwo twari twagera igihe cyo gufunga wenda. Hanyuma iri tara niryo ngiye gupimisha, nababwiye ko ngiye gupimisha itara. Iri tara ni wate 100. Wate 100 rero rigira imbaraga, riranakurura cyane. Turishyireho turebe. Ni ukuvuga ko ndakozamo hano hantu hanjye hagiye gusohoka umuriro wa 220, ariko wenda bitewe na bateri n'umuriro nanone ifite. Ubu ya switch ifite mu ntoki
ya switch yanjye ngiyi. Ikindi kintu reka mbanze nizore hariya nakoreye, sorry, nizore aha kugira ngo bitaza kugenda bigakora muri spare zanjye bigahita byangirika, akazi kose nakoze kakaba kabaye nil cyangwa se kakaba gapfuye ubusa. Ni ukuvuga ko namaze gusapurayinga, nafunze umuriro, nawushyizeho, batiri iriho. Reka noneho turebe konvertiseri yacu ese iri bwake cyangwa iri bubanteze. Twagiye rero, ariko nubwo yazana ikibazo umuntu yabikosora, ariko twibukiranye ko osiyasiyo yanjye nabonye ari nzima, batiri irahari, transistor ni nzima zirahari, transfo ni nzima, nayipimye numva ko nta mpamvu ahari. Urabona ko itara ryanjye riri kwaka, ariko riri kwaka akariro ni gakeya. Reka ducaginge, tumere nk'abacaginga bateri, kadusharije bateri, cyangwa se dushobora no gucana itara rindi ritoya ritari rifite wate nyinshi mu gihe tutari twacaginga bateri ngo tubereke. Noneho reka dufate iri tara rindi rya LED, dukureho aka ngaka, twibukira yuko rwose karakurura cyane. Wenda ndakabereka namaze gucaginga bateri yanjye, bigaragare ko nta muriro urimo, harimo umuriro muke. Biransaba rero ko nyicaginga. Aka ni agatara gasanzwe, kano turi economic, gafite wate 9 na 4 wate. Rero uko konvertiseri, uko bateri igenda ishiramo umuriro, konvertiseri yacu igenda nayo icika intege. Ni ukuvuga ko impamvu icika intege ni uko umuriro uko ugenda ushiramo muri bateri nayo igenda igabanya intege zayo cyangwa se ingufu yari ifite. Urabona ko tagatara kacu karaka nako, ariko urabona ntabwo kaka cyane. Reka dushyire aka kabateri, reka tugashyire kuri chargeri. Hano hari chargeri afite, noneho mbereke kari kuri chargeri. Aha ngiye gucaginga, ni ukuvuga ko ngiye gucomekaho, hanyuma caginga ya bateri yanjye, baturebe ko umuriro uri kujyamo. Ndashyira muri DC, ko hano umuriro aba ari muri DC. Muri AC wabonaga ko nta muriro wari urimo. Comeke hano ntabwo hacometse. Hano urabona ko noneho ifite 14, ariko iri kuri charger 14 DC. Ubwo rero noneho reka dupime turebe ko byadukundira ko duhita dupima nonaha, kugira ngo ducunguze n'uburyo umwete. Ahangaha ubu nayisapurayinze, urabona ko iratse neza, ariko bisaba ko umuntu abanza agasharija bateri. Reka tureke habanze hajyemo akariro gake, ibe iriho akanya gato, hanyuma tubereke ukuntu ikora neza konvertiseri yacu. Ubu ni ukuvuga ko konvertiseri yacu, wenda mu gihe dutegereje ko umuriro ujyamo, konvertiseri yacu twari turayisoje, kuko tubonye output yayo, tubonye uburyo umuriro usohoka ndetse n'uburyo umuntu ayarimanta. Reka rero mu gihe dutegereje ko bateri ijyamo umuriro, bateri ntabwo yari irimo umuriro, hanyuma dutestinge turebe. Iyi bateri rero reka tuyipime noneho turebe ko yagiyemo umuriro, ko twari twayishyize kuri chargeri. Iri kwerekana ko ifite 13. Reka dushyireho ka gatara kacu turebe.
agatara nanone karacyanyenyeretsa, urabona ko ntabwo kakana imbaraga. Reka dutire bateri, dushake bateri, reka dushake indi bateri, nibyo biraba byiza kugira ngo dupime neza. Noneho reka dukoreshe indi bateri, indi bateri hafi. Urabona ko iyi ngiyi ni na nini, turi butesitinge neza uko tubibona. Akangaka karatunanije, reka tuyifate dukoreshe iyi yindi. Iyi rero urabona ko nayo iranditse, iyi ni mayinazi cyangwa se negatifu yacu. Wenda hano sinirwa ndapuwentaho, ndakubita ubundi umuntu akubita bigafata, ariko niba byanze ndazirika ku rutsinga rwanjye rwa mayinazi hano. Hanyuma ikindi ndareba ko izimije konveriseri yanjye, nibyo koko irazimije. Aha naho ndadenida birebire kugira ngo mbone uko nzirika. Ubu ni ukuvuga ko umuriro wamaze kuyigeraho konveriseri nk'uko n'ubundi mbere twari twabigenje. Iyi ni ya taransifo yacu, izi ni za nsinga twemennye tutakoresheje. Hanyuma osiyasiyo ukareba ko nta hantu byakoranye. Ubwo ni ukuvuga ko iri mu kindi kintu cyangwa se iri ahandi hantu iba ifungiranye muri kava. Ubwo ikintu uba usigaje ni ugukora envelope yo kuyifungamo na design yayo n'ibipimo byerekana ko uri gukoresha konveriseri. Hano rero turashyira muri AC, hanyuma twatse turebe ese ifite umuriro wa kangahe. Nayo urumva ko rero iranahinda rwose konveriseri yacu. Urabona ko ifite 148, ifite 150, ariko hano yo byibura ifitemo ampere. Reka noneho dushyireho ka gatara kacu turebe ukuntu kari kwaka. Switching on. Urabona ko kari kwaka. Noneho hari ikindi nuko hano naberetse resistance variable ihari. Ese tuvariye hari changement, ni umuriro wa bateri nawo, ariko nta kindi kintu kidasanzwe. Noneho reka dupimeho ka gatara twatekerezaga, nubwo umuriro ukiri mukeya ariko byibura iyi ngiyi ifite imbaraga. Urumva ko iri no guhinda. Ako gasawundi mwumva, ako kameze nk'aka vibratinga, niyo iri guhinda. Ubundi konveriseri iri gukora iba iri guhinda. Reka mbe nyijimije gato kugira ngo n'umuriro wari urimo tutawumaramo. Ubwo ikintu tugiye gukora, tugiye gupimaho ka gatara k'agacuma ka sawati. Tugiye gupimaho sawati. Ya sawati yacu iyo dushyizeho ka gacuma ka kera. Canira. Urabona ko hari change hano, umuriro ho urimo. Urabona ko kano ni sawati, urabona ukuntu kaka. Ubu rero dushatse twashyiraho na chargeur ya telefone. Urabona ko kari kwaka, kandi nta gacuma gafite charge nyinshi, karakotsoma cyane, kandi urabona kari kwaka neza. Reka noneho dushyireho nka chargeur ya telefone. Dushobora gucomeka, turebe chargeur. Chargeur ngiyi dushyireho na power cable. Tugiye gucaginga agatelefone kugira ngo turebe ese koko ushobora kuyicagingisha neza telefone. Ushobora kuyicagingisha telefone, ni ukuvuga ko ndakonekitamo muri telefone. Hanyuma aha ni hamwe
nateguye, ariko urabona ko hejuru hameze nk'aho ari mu mwanya. Urabona ko iracaginga telefone yacu, iri en charge. Nyicomoye n'ijwi rya convertisseur rirahinduka. Urabona ko ready, iri gucaginga telefone yanjye. Rero ntekereza ko mutakagombye kubura umuriro, abantu badaturanye cyangwa se badaturiye hafi y'umuriro. Ubu ni uburyo bwiza nari natekereje ko wenda nshobora kubasangiza ku buryo muba mufite umuriro mu rugo. Convertisseur rero yacu ubu turayisoje, turatestinze, murabibonye uko iri gukora. Ikindi ucekinga wumva ko izi transistor zidashyuha rwose, ziri barafu. Ni ukuvuga ko already aka ni agaconvertisseur. Noneho wenda nko ku kijyanye na transfo niyo wakoresha, ushobora gukoresha na zino transfo zo muri ampuri, nayo ishobora kugukorera kuko ibisohora 12 hariya ibobirinye irangiye, aho kugira ngo ujye kurwana no kujya kuzinga transfo bize kukugora. Iyo ufashe iriya transfo ya ampuri iba izinze neza ku buryo uhita uyishyiraho bihita bihura. Ni ukuvuga ko rero numva ko nta muntu wakagize ikibazo cy'umuriro. Adolphe Tech ndahari, nabibakoreye ngo mukemure ikibazo mwari mufite. Rero isomo ryacu rikaba rigeze ku musozo. Ahangaha tukaba twari dufite transfo, heatsink transistor ndetse na circuit intégré ya oscillation, tukagira switch yadufashaga kugira ngo tubashe kwatsa cyangwa se tubashe gucana ya convertisseur yacu. Wenda uramutse ugize ikibazo kuri convertisseur cyangwa se ukeneye ubwunganizi, cyangwa se motherboard yakoranye cyangwa se transistor, watwandikira cyangwa se ukatuvugisha kuri Adolphe Tech. Nakagaruka rero. See you. Ciao ciao.